nongeye gushimishwa cyane n'uyu mwanya mpawe kandi ncishijwe bugufi n'ukuri kubw'uyu mwanya udasanzwe. Mbere na mbere kubera ko ijambo ry'Imana riranduta cyane, ni rigari cyane ku buryo ntabwo umuntu yarimenyera ngo ni nka speech wo wateguye ngo ugiye kuyivuga ngo ufite confidence ngo warivuga nk'andi magambo. Ni ijambo ry'Imana ryahozeho kandi rizahoraho. Icya kabiri kinteye guca bugufi ni ukubera ko ni ubuntu budasanzwe kubona ko mu gihe nk'iki ngiki ino tariki ku munsi Kristo tuba twibuka ko yapfuyeho adupfira, agapfira isi yose, kandi njyewe uhabwa ubuntu bwo kugira ngo mbivugeho. So ndashimira ubuyobozi bwanyu, pray now mwese ndabashimira kandi ndanabakunda kubw'icyo cyizere mwangiriye kugira ngo n'umunsi ngiye tuganira amagambo y'Imana. Muraza kunyemerera twihute tujye mu ijambo ry'Imana. Nk'uko nabonye kuri teme haravuga ngo twinjiwe ahera n'imbaraga z'urupfu n'umuzuko wa Kristo. Sinzi nimba muri ko muranyumva. Yego? Nimba turi kujyana mwama. Yes, thank you very much. None ndagira ngo ngewe amagambo y'uyu munsi nayahaye indi nyito cyangwa indi teme ngo guhishurirwa akamaro k'umurimo wa Kristo ku musaraba. Guhishurirwa akamaro ka Kristo, umurimo wa Kristo ku musaraba. Turasoma mu Bagalatiya 6:14. Tuze no gusoma muri Abikorinto ba mbere 1:18. Ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abagalatiya 6:14. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ariko njyewe sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Ariko njyewe sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye nkabera iby'isi nk'ubambwe. Tujye mu rwandiko rw'Abikorinto ba mbere 1:18. Ho haravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa ni imbaraga z'Imana. Munyemerere ntangire muri ubu buryo. Pawulo yandikira Abigalatiya 6:14, akababwira ko kuri icyo gihe nta kindi yari agifite akirata usibye umusaraba. Nagerageje gutekereza kuri ano magambo nanone, nibuka status cyangwa background y'uyu mugabo witwa Pawulo yagize background idasanzwe, yatumye understanding ano magambo avuga ngo sinkiratana ikindi. Iyo usomye mu Befeso mu Bafilipi igice cyaho cya 2, niho agerageza kuvuga status yari afite kugira ngo ujye kumva urwego yari ariho. Haleluya. Atangira avuga ngo nari umuyuda, nari umuheburayo mu baheburayo, navaga mu muryango wa Benjamini, nakibwe ku munsi wa 8. Sibyo? Rero Pawulo ajya kuvuga no magambo ngo sinkiratana ikindi, yari afite ibindi ashobora guheraho yavuga byamutera kwirata, kubera ko Pawulo muri background ye tumubona mbere ari umunyamategeko. Bibiliya iratubwira ngo n'amateka avuga ko yigiye ku mugabo witwa Gamaliyeli, wowe mu bateologiye bakomeye cyane babaye mu gihe cya Isirayeli, bari banazwi cyane, uvuga ngo mu baprofeseri b'amategeko cyane. So yari afite iyo education background yo kuba yarigiye kuba profeseri beza mu gihugu. Nka gutyo no munsi iyo tuvuze university iri gutwika tuvuga jewe nize muri ALU, just iyi reputation ya university hari ukuntu ituma abantu bakubona ukundi,
cyangwa akavuga ngo mvuye muri Massachusetts Institute of Technology, mvuye muri Harvard. Izo university nyine ari kuruta tuzizi zubatse izina. So rero n'uyu Paulo yari afite that background ko yigiye kuri uwo mugabo witwa Gamaliel, mu banyamategeko bakomeye cyane. Yes. Icya kabiri, Paulo yashobora kuba yakiratana ku gihe cye mbere yuko ahura n'umusaraba wa Kristo no guhishurirwa imbaraga n'umurimo wa Kristo yakoreze ku musaraba. Yashobora kwiratana inkomoko ye yo mu muryango. Yavuze ngo ndi umubenjamini, ngo ndi umuheburayo wo mu baheburayo, nakebwe ku munsi wa 8, ndi umuheburayo. Hari ukuntu no munsi abantu iyo bavuze umuntu runaka haguze ntuza wo kwa kanaka, se ndatsinze uriya ngo ni mwene wande wa ministry. Yavuze ngo ntagawa uriya ni mwene pasiteri, bakata bajyana icyubahiro cy'umuntu bitewe n'inkomoko ye, nyine bakata bamusanisha n'akomoka kugira ngo wumve ko agaciro ke ka mbere gahera mu hakomoka, mu muryango w'amaraso wahakomoka. Ugasanga rero akenshi abantu ibyubahiro byabo tubirefera n'inkomoko yo mu miryango yabo. Sukari bibi gusa navuga ngo biba biciriritse iyo umenye inkomoko ya mu Mana, kuko nifite agaciro cyane kurenza inkomoko y'amaraso ano y'umubiri. So rero Paulo afite n'uburyo yakirata icyo kintu cyo kuvuga ngo ngiye nkomoka mu Benjamini. Benjamini no haturutse umwami wa mbere wayoboye Isirayeli. Benjamini no haturutse, akavuga ibintu byinshi kuba Benjamini. Nkuko no munsi ari abantu birata bati njyewe uyu ministry ni mwene wacu, ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika ni oncle. Urumva ngo ni oncle. Ugasanga kwirata kwabo gushingira mu nkomoko nkuko nabivuze y'umuryango. Ikindi Paulo yashobora kwirata yari abwa ngo yari bitango nabashabitsi, yari businessman. Bibira mu byakozwe n'Roma aravuga ngo yarazi kuboha amahema, yarazi yakoraga business y'amatenti. So yari afite n'icyo kintu kuvuga ngo njyewe beside ko nize ibingi by'amategeko, beside ko ndi mu muryango w'abaki, beside ko ndi umufarisayo, ikindi nzi na business, I know how to make transactions. Paulo rero bitewe n'ibyo byose byabaye mu buzima bwe bwose, ariko ageraho ahura na experience yatumye ibyo byose bimuhindura, abona ubuzima bundi buryo. Haleluya. Mu Filipi aravuga ngo ibyo byose nabifashe nk'amase bihindukira nk'igihombo kubwo gukurikira Kristo, bitewe no kubona ubwenge buri muri Kristo Yesu. Haleluya. Ibyo byose byahindutse ubusa kubera ko bitewe no gukurikira Kristo. Yahishuriwe ikintu, amenya umurimo wa Kristo ku musaraba, byatumye ibyo byose, kwiratana amashuri yari yarabonye, kwiratana inkomoko ye no kwiratana profession y'umufarisayo, ibona nk'itakimufitiye akamaro cyangwa bitagifitiye agaciro cyane. Niho yahereye avuga ngo sinkiratana ikindi. Kuvuga ngo suko atarabifite ibyo yiratana byari bihari, ariko aravuga ngo sinkiratana ikindi usibye kwirata umusaraba wa Kristo. Kuko ikintu cya mbere yabonye yuko ngo ari imbaraga kubakizwa, imbaraga kuba wizeye. Kuba tarawumenya ni igiti nk'ikindi, ni igishushanyo. Ariko iyo abantu babonye dora buri mwaka twizihiza Pasika bati ariko bira bintu by'ibitima mu hagaciro, what's power in that? Ariko kuri twebwe tuhisurirwa umusaraba n'icyari cyo n'uwawubambweho, tumenya ko harimo imbaraga. Ariyo mpamvu no munsi nongeye kwibutsa kugira ngo nongere nse nk'uvuga gato, nse nk'ubitacingaho gato, nongere kuvuga umumaro iyo twibutse akamaro k'umumaro umurimo wa Kristo yakoreye ku musaraba. So munyemere mvuge ku bintu 4 byabaye ku musaraba ubwo Kristo yabambwaga. Ikintu cya mbere, ku musaraba aho Kristo yabambwe niho yuzurije umurimo wo kwikorera ibyaha byacu kugira ngo duhindure nk'abakiranutsi b'Imana. Haleluya. Ku musaraba niho
Kristo yuzurije umurimo wo kwikorera no kwishyiraho ibyari ibicumuro byacu ngo abidukureho maze aduhindure kuba abakiranutsi b'Imana. Ijambo ry'Imana rirambwira mu Bakolosayi muri Ezayi 53:5 aravuga ngo nyamara ibicumuro byacu ntibyacumitiwe, ngo yashenjagwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo yadukirisha. Ariko ndashaka gutinda kuri amagambo, nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, kandi yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Ni ukuvuga ngo ibyaha byacu byo byatumye Kristo ajya ku musaraba, ngo ibyaha byacu n'ibicumuro byashenjaguriwe. Kristo yatewe icumu ku musaraba kubw'ibyaha byacu, ibicumuro byacu nibyo byatumye ajya ku musaraba. Abakolosayi 2:14 akavuga ngo igahanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga, ikarudukuzaho kurubamba ku musaraba. Kera twari dufite ibintu byose byaturegaga byinshi, bitewe n'uko Bibiliya iravuga ngo twese twaracumuye ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Haleluya. Bivuga ngo kubera ko twaturutse kuri Adamu, abamukomotseho bose bavukanye imbuto y'icyaha, kandi icyaha kiganisha ku rupfu rw'iteka. Nuko Kristo aje, we yaje avuga ngo ibintu byose bibarega biva mu mategeko mutubahirije, ibintu byose byaturutse ko Adamu atubahisha Imana, uno munsi ndabibambye ku musaraba kugira ngo mbahindure stati, mbahindure na identite, mbahindure kuba abakiranutsi b'Imana. Haleluya. Petero 2:24 ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti. Haleluya. Ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we abibambanwa ku giti, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho gukiranuka. Kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tubeho gukiranuka. Haleluya. Ni ukuvuga ngo ku musaraba Kristo yikoreyemo ibyaha byacu. Icya kabiri, ibintu byose byaturegaga abibambanwa ku giti, kugira ngo duhere ko tubeho gukiranuka kw'Imana. Turashima Imana ko iyo twibutse umusaraba, ni ahantu dutekereza uwo murimo udasanzwe w'uko Imana yohereje Kristo kugira ngo yikorere ibyaha byacu, maze aduhindure sitati, atuvane muri eta, atuvane mu cyiciro cy'abanyabyaha bazabona ishyano ry'urupfu rw'iteka, akaduhindura mu bana b'Imana bafite gukiranuka kw'Imana, bazabaho iteka ryose na Data. Haleluya. Icya kabiri twakiriye ku musaraba, icyo Kristo yakoze ni ndavuga ngo ni umusaraba uhisuye urukundo rw'Imana ndengakamere. Umusaraba, iyo twibutse umusaraba wa Kristo we specifically, kuko mu mateka hari abantu benshi bagiye babambwa ku musaraba, ariko kuba ikintu twibuka Kristo nuko hari specificity, yanga navuga ngo hari umwihariko we udasanzwe wo kubambwa ku musaraba. Abaroma 5:8 aravuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga ku musaraba tukiri abanyabyaha. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga nta bundi buryo Imana yerekanye ukuntu idukunda nk'igihe Kristo yadupfiraga ku musaraba. Haleluya. Iyo umuntu agukunda ashobora kugukorera ibindi, ashobora kugura gift, ariko iyo gift igasaza, nimba ari ururabo rukagira nyine rukabora. Ibyo ni ibintu umuntu ashobora kukwereka ko, ariko urukundo rw'Imana ndengakamere rwerekaniwe cyane igihe Kristo yadupfiraga ku musaraba, kuko nibwo Imana yerekanye yuko niba mwaracumuye, mwaratanye, ariko narabakunze urukundo rw'iteka, ngeraho mbatangira umwana wanjye. Haleluya. Ku musaraba nk'uko bivuze ngo niko Imana yerekanye urukundo rwayo. Urukundo rw'Imana tubonera mu kwemera umwana wayo w'ikinege kumanuka akambara umubiri akabambwa ku musaraba yambitswe ubusa kubera twebwe. Urwo ni urukundo rudasanzwe. Ku musaraba tuhibukira urukundo rw'Imana yagaragaje. Yego no mu isezerano rya kera Imana yagaragaza ko ikunda abantu, ariko bigeze ku musaraba by'umwihariko rwari urukundo rudasanzwe, kubera ko habereye experience idasanzwe. Umubiri urashwanyagurika, umubiri urabakubitwa hejuru y'umwana w'umuntu, kugira ngo icyari kuzica umwana w'umuntu kiveho mu izina rya Kristo. Munyemerere mvuge icya gatatu. N'umunsi nagerageje gusa nk'ukusanya izo points zadufasha kugira ngo tuzirikane imbaraga ziri mu musaraba.
umusaraba waduhaye provision yo gukira indwara zacu. Haleluya. Beneda, nanya ngo mvuge kuri aka kantu. Ari abantu benshi mu byo Kristo yakubitiwe byatumye ajya no ku musaraba, harimo n'indwara zacu. Hari abantu bavuga ngo gukizwa, yego nzakizwa, ariko indwara nyine ni iyanjye, iyi ni chronique, iyi ni iyanjye. No, kankubwiza ukuri, ijambo agakiza cyangwa ijambo agakiza mu kigiriki ni soteria. Ijambo soteria rivuga gukira kw'ibyaha, gukira k'ubukene, gukira kw'ingoyi za Satani, mu cyongereza ku ijambo molestation of the demonic works. Irindi ijambo soteria rivuga ni inshinga soteria, ivuga gukira kw'indwara, healing of sins. So soteria muri make rivuga ni healing of sins, healing of poverty, and healing from the oppression of the devil, and second, healing of sicknesses. Niyo mpamvu niba mwibuka neza mwamfasha, Imana iri gucungura Abisirayeli bakura muri Egiputa, hari ibintu bitatu bivugwa. Nk'icyambere, ngo bavuyeyo banyaze ubutunzi bw'Abanyegiputa, bakuye izahabu ni feza igihe bavaga muri Egiputa bajya muri Israel, banyura mu butayu. Icyo ni icyambere. Bivuga ko bavanye ubutunzi, bacungurwa bava muri Egiputa, bakuye ubutunzi. Icya kabiri, biri tubwira ngo bakuwe mu minyago cyangwa mu ngoyi z'Abanyegiputa bahoraga babatoteza. The molestation y'ubucakara bari barakorewe. Icya gatatu, bivuga ngo nta murwayi wari ubarimo. There was no feeble person among them. There was no feeble person among them. Nta munyantege cye mu buryo bw'umubiri wari ubarimo. Ni ukuvuga ngo Imana icungura rero mu murimo wayo, muri metode yayo yatacunze kuri ibyo bintu, yakoze kuri ibyo bintu bitatu. Ibacungura mu bijyanye n'ubukungu, ibacungura mu bijyanye na oppression of the devil, inabacungura ibahaye ubuzima, nta murwayi wari ubarimo. Haleluya. Ese Dawidi ntiyanditse mu mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo mwe muhimbaze Umukiza, ngo kuko ari ibabarira ibyaha byawe, igakiza indwara zawe zose. Haleluya. Zaburi 103 umurongo wa 3, wa 2 n'uwa 3, ngo niyo ibabarira ibyaha byawe byose, kiza indwara zawe zose. So iyo tuvuze gukiza kw'Imana, ntitwavuga gukiza kw'ibyango twibagirwe gukiza kw'indwara, ko ni ibintu bigendanirana. Haleluya. Ni ibintu bigendanirana. So niyo mpamvu Petero wabihishurirwa nyuma yo kuvuga ngo muri cya cyanditswe twabonye Petero wa mbere 2:24 yavuze ngo ubwo yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti cye, kugira ngo dupfe ku byaha duhere ko tuwe gukiranuka. Icya kabiri, imibyimba ye niyo yabakijije. Petero yase yongeramo ino point ya kabiri avuga ngo imibyimba ye niho twakiriye, kugira ngo nujye wibuka imibyimba ya Kristo, uburyo yakubiswe imisumari, amahwa yambaye mu mutwe, ujye wibuka ko hariya byabaye kugira ngo gukira kwawe ni provision, ni urufunguzo rwo kugira ngo nujye uhura n'indwara yose, icyorezo cyose, ujye uvuga ngo iki ndacyanza, I refuse to this, I refuse this one, because Christ, when he died on the cross, he also died for my sicknesses and my diseases. Ukakira gukira, ukakira ukagendera mu buzima bw'Imana, kuko mu kukubitwa kwa Kristo ku musaraba, mu gutotezwa, harimo na provision yo kubaho ubuzima uri hejuru y'indwara. Haleluya. So icyo ni icya gatatu twakiriye ku musaraba. Haleluya. Ikindi twakiriye ku musaraba, umusaraba waduhaye ubutsinzi hejuru ya Satani. Haleluya. Ndetse n'abambari be cyangwa abakozi be. Abakolosayi 2:15, munyemere ndaza mbasomere version ya Bibiliya ntagatifu, munyemere mbatagatifuzaho umwanya muto. Niyo yagerageje kubivuga nk'uko mbyifuza. Haleluya. Havuze ngo yanyaze ibikomangoma n'ibihangange, ibikoze isoni ku mugaragaro, ibakurubana nk'ingaruzwa muheto inyuma ya Kristo, utahanye intsinzi kubw'umusaraba we. Gasubiramo, wanyaze ibikomangoma ndetse n'ibihangange,
ibikoze isoni ku mugaragaro, ibikurubana nk'ingaruzwa muheto inyuma ya Kristo atahanye intsinzi ku musaraba we. Hallelujah. Mu cyongereza bavuga ngo in this way ngo he disarmed the spiritual rulers and authorities, he shamed them publicly by his victory over them on the cross. Iyo ni New Living Translation. Ngo she shamed them publicly by his victory over them on the cross. Igihe Kristo yabambwaga ku musaraba, he was disarming all spiritual authorities kugira ngo uno munsi uzabeho utari oppressed n'abadayimoni n'ibindi byose. Hari amatorero kera twakuriragamo batwigisha nk'abakonikoni, ugasanga baha umwanya cyane kuvuga imbaraga za Satani. Si ukuvuga ko Satani adahari, Satani turabizi ko ahari, ariko uburyo bamwamplifyingaga bakamuha imbaraga nyinshi nk'abadayimoni, mbese imbaraga nyinshi bakazaha abadayimoni, urumva. Ariko mu gihe Kristo yapfaga ku musaraba yaravuze ngo he disarmed them, yabambuye izo mbaraga zabo zose. Ngarabakurubana, nakunze ijambo, ngarabakurubana ngo ku mugaragaro. Ese abaririmbyi bavuze ngo ku musaraba wawe mwiza ni w'amahanga yacunguriwe, igorogota wavanye iminyago, wironkeye mu maraso yawe, uri intwari Yesu ni nyamibwa, waneseze umwanzi w'abantu amatware n'isi y'umwijima, abahemuye ku mugaragaro. Hallelujah. Uwo yari umuramyi wabiririmbye gutyo, ariko mu by'ukuri Kristo adupfira ku musaraba yaratanze n'ubutsinzi ku mbaraga zose z'umwanzi. Ese biriya ntivuga ngo dore iki nicyo cyagatumye umwana w'Imana agaragara, for this reason was Christ manifested to destroy all the works of Satan. Ngo yagaragaye kugira ngo amareho imirimo y'umwanzi Satani, kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Hallelujah. Mu byatumye Kristo amanuka no kugira ngo tutazaho ubutsinzi twikanga ora turi muri fight with the devil. No, ntago kuza kwa Kristo kwaduhaye victory over those spiritual forces, all the rulers and principalities, kugira ngo tube hejuru twongeye gutinya abadayimoni ng'abakonikoni abaroziye. Ku muntu utaramenya Kristo ashobora kuba subjected kuri ibyo. Niyo mpamvu tumwigisha umusaraba, niyo mpamvu n'umunsi yifuje kugira ngo mvuge imbaraga z'umusaraba, kugira ngo umuntu najya atekereza imbaraga z'umusaraba nk'uko Pawulo yabivuze, ajya atekereza ko ni imbaraga zitujyana hejuru y'ibiduhiga, y'abarozi, y'ikingwe n'abapfumu n'ibiki. Ari abantu muri iki gihe bagitinya umupfumu. Yavuze ngo umupfumu hari karitsiye najyagamo ngo hari ahantu hatuye umupfumu, iyo bawe humva ati icyampa wahuma nk'ikibanza, ahubwo ubu ngende gushaka ikibanza kugira ngo aho hantu bavuga ngo hari iki. Kubera iki? Iyo tujyanye imbaraga z'umusaraba ahantu, zituma ibyo byose ko byaratsinzwe, ibyo byose byaratsinzwe. Hallelujah. So muri make nsoza, kuko umwanya wanjye ni ukuvuga ngo mbibutse bino bintu bine. Hari ibintu byinshi byabereye ku musaraba, ariko nashatse kugira ngo mvuge kuri ibi bintu: ubutsinzi hejuru ya Satani ndetse n'abakozi be, provision yo gukira kw'indwara zacu, kugaragara no guhishurwa k'urukundo rw'Imana ndengakamere, ndetse no guhindurwa kuba abakiranutsi b'Imana. Ibyo byose ni umurimo wabereye ku musaraba ku bwa Kristo Yesu. Hallelujah. Haracyari n'ibindi umuntu yavuga, ariko munyemere ibi ngibi ari byo tubasha gutahana uno munsi. Wumve ko igihe Pawulo yahishurirwaga bino bintu yaravuze ati nta n'ikindi ngiye nzongera kwirata. Sinzongera kwirata amashuri nize, sinzongera kwirata ubushobozi mfite bwo gukora ubucuruzi, sinzongera kwirata ko nize mu mashuri akomeye, sinzongera kwirata ko ndi umufarisayo, sinzongera kwirata inkomoko yanjye y'umuryango. Nzajya nirata umusaraba wa Kristo, kuko uwuhishuriwe agendera mu mbaraga z'Imana. Hallelujah. No munsi rero ndagira ngo dusengere mu mbaraga z'umusaraba, tunatura kugira ngo abantu bataramenya imbaraga zawo bahure nazo, bahure n'izi mbaraga z'umusaraba zihindura ubuzima bwabo. Kuko iyo uhuye n'umusaraba, ikintu cya mbere bikuvana
mu bwoba bw'umwanzi Satani, nk'uko twabibonye. Uhishurirwa ko igihe Kristo yabambwaga yamutsinze, utazongera kuba subject ngo baroze, ngo bakoze iki, no, ukagendera mu butsinzi Yesu yagize igihe yari ari ku musaraba. Haleluya, haleluya. Ikindi nsoreza, nibutse igihe twari turimo turaganira ino ngingo, Mwuka Wera arakoze, y'ukuntu kera mu isezerano rya kera hari inkuru idasanzwe mu Balewi, igibanza ari igice cyaho cya 5. Ijambo ry'Imana ritubwira ko igihe Abisirayeli bigeze kwigomera Mose, none Imana ibateza inzoka ngo maze zibariye zibateramo ubumara bwatumye imibiri yabo ihinduka. Bamwe baranapfaga kubera ubumara budasanzwe bw'izo nzoka. Noneho barihana, basaba na Mose, baramusaba imbabazi. Noneho Mose ajya imbere y'Imana aravuga ati, nkora iki ko abantu bifuza kugira ngo wongere ubakize zino nzoka zari zabarumye, zari ziri gutuma bapfa benshi. Imana irabwira Mose ati, ino strategy, we baza igiti maze unakore inzoka y'umuringa uyimanike hejuru ku giti, ngo uyireba wese ngo araza gukira. Haleluya. Biratubwira ngo umuntu wese wayirebaga ya nzoka yabajwe nk'umuringa ngo akayireba ngo yarakiraga. Oh, haleluya. Ibyo bihishura muri Yohana 3:15 ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu ngo uwayirebye wese agakira, ngo niko n'uyu munsi uzitegereza Kristo bambwe ku musaraba azakira umurimo wo gukira mu buzima bwe. Haleluya. Uyu munsi nagira ngo dutumbire icyo Kristo yakoze ku musaraba, nk'uko twabibonye Abisirayeli batumbira ya nzoka yabajwe ku giti na Mose, bakiriye gukira, bongera baba restored mu buzima bwabo. Niko tugiye gusenga ngo natwe no munsi, uko twibuka, uko dutumbira umurimo wa Kristo ku musaraba, abantu bakire uko gukira kuva ku musaraba. Kuko Kristo ajya ku musaraba ntiyagiyeyo ntabwo yari urupfu rw'umuntu usanzwe, ntabwo rwari urupfu rusanzwe nk'uko abandi bagiye ku musaraba mu mateka, no, rwari urupfu rudasanzwe ruzana impinduka mu isi yose. Niyo mpamvu ari urupfu rudasanzwe turwibuka. Haleluya. So nagira ngo munyemere dusenge muri iri jambo kugira ngo umuntu wese uzaryumva azakire imbaraga ziva mu musaraba, azakire guhinduka kuva mu musaraba, kuko Imana yateganyije ngo uwihishuriye, ukizwa azagenda mu mbaraga. Haleluya. Data mwiza, ndagushimira uno munsi mahirwe waduhaye yo kumva amagambo yawe. Tugushimiye kubwira ijambo twumvishe, imbaraga z'umusaraba zihindura. Kuri Paulo we yasobanukiwe yuko nta kindi azongera kwiratana mu buzima usibye umusaraba wa Kristo. Natwe uno munsi twiyemeje kutazongera kwiratana ibindi, tutazongera kwishingikiriza ku bindi, tutazongera kwishingikira ku masomo cyangwa ku bindi, ahubwo tuzishingikira ku musaraba wa Kristo aho wadupfiriye. Ndagushima ku bintu wadukoreye uri ku musaraba, ukaduhishurira ko ari rwo rukundo rw'Imana, ukaduhishurira ko ari rwo waduhindiye kuva ku banyabyaha ugahinduka abakiranutsi bawe, ukaduha provision mu gukira kw'indwara zacu, ukaduha ubutsinzi hejuru y'umwanzi Satani ndetse n'abakozi be, ukadushyira hejuru Mwami, ukaduhindura abantu badasanzwe kubera urupfu rwawe ku musaraba. Mwami, ndasengera umuntu wese uzumva rino jambo azakira ubuzima no guhinduka kuva mu ijambo ry'umusaraba, kuko ijambo ry'umusaraba ngo ni imbaraga ku bantu batarawuhishurirwa, ni ubupfu. Ariko Mwami, turasenga ngo abantu bahishurirwa, amaso y'Abanyarwanda afunguke, amaso y'Abanyaruhuha, amaso y'abantu muri Kigali, amaso y'urubyiruko rwo mu Rwanda muri East Africa ahumuke, ahishurirwe imbaraga ziva mu busaraba, bave mu byaha, kuko ku musaraba Mwami niho wikoreye ibyaha byacu kugira ngo duhindure abakiranutsi, dupfe ku byaha tugende mu gukiranuka. Nasenga cyane Mwami, guhera uno munsi kugeza iteka ryose, Abanyarwanda tuzumva rino jambo, abantu bose, abo mu ntara, abo mu mahanga yose, basobanukiwe imbaraga z'umusaraba, basobanukiwe umurimo udasanzwe wakoze ku musaraba, kugira ngo uno munsi tugendere mu mwuzuro w'icyo wakoze ku musaraba. Ndabisenze byizeye kandi mbyisibaye ko tugiye kugendera mu mwuzuro no mu murimo wakoze ku musaraba, mu izina rya Kristo Umwami wacu. Balanto sabrave lanto bragala. In Jesus' mighty name. Amen. Amen.